Hello, what's up my people, how are you doing? Nizere ko meze neza, meze fresh sana, nizere ko ibintu ari amahoro aho muherereye hose. Hanyuma rero nk'ibisanzwe iyi ni Story 360, nitwa Shema yo Pacifique, nguhaye ikaze. Ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, niho umenyera amakuru aba agizwe by'umwihariko mu myidagaduro. Hanyuma uyu munsi ndashaka tumara iminota mike cyane kubera ko mbanje kubahereza cyangwa se kuba ayiriwe mu ncamake kugira ngo tubashe kuba tumenya ibyo ari byo, tumenye uko imyidagaduro mu Rwanda byiriwe ndetse nuko bimeze muri rusange, right? Hanyuma rero ntabwo nshaka ko tuvuga kuri byinshi uyu munsi. Ni serukiramuco ryitwa Siga Art Fest ryaberaga mu karere ka Huye. Ngira ngo abantu mukurikira imbuga nkoranyambaga zacu murabizi ko ni serukiramuco ryatangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu n'ubundi, hanyuma ritangira kabisa aho bagiye basura uduce dutandukanye. Ngira ngo umusizi Junior Maga niwe wagiye abatembereza kabisa agenda abasobanurira amateka y'u Rwanda. Ikintu cyiza cyane kabisa, ngira ngo ni na festival cyangwa se ni serukiramuco ryateguwe n'undi n'uyu mugabo witwa Junior Maga, hanyuma aritumiramo ba star benshi cyane kabisa, aho yagiye abereka amwe mu mateka y'igihugu. Ngira ngo bahagurutse ku itariki ya 19 niba atari 18 nibuka neza kabisa, hanyuma bagenda batembera ahantu hagiye hatandukanye, bagiye bahagaze ku Nyabugogo, I mean yes nibyo kubugeza wa Nyabarongo, bavuga amateka, bakomeza Kamonyi ndetse bajya Nyanza mu Rukari, basura mize ya Huye ndetse bajya no ku musozi wa n'ubundi wahawe cyangwa se wagabiwe uyu musizi Junior Maga uri Ikiruri ni Karama mu karere ka Huye. Hanyuma uyu munsi nibwo research ya muco n'umudi ryasozaga risoreza mu kibuga cya kaminuza y'u Rwanda iri mu karere ka Huye, aho abahanzi batandukanye n'ubundi bari muri serukiramuco. Kugira ngo hari abanje barimo mbere and then barimo uwitwa Element, hanyuma we yahise avayo, hanyuma ahita ajya gutaramira mu gitaramo cyitwa ni igitaramo cy'urwenya cya Comedy Store muri Uganda. Hanyuma Element nawe ataramiye kabisa muri Comedy Store. Ndagira ngo ndi bubereke amashusho hano kabisa, yataramiye ibintu byari bimeze neza cyane kabisa. Umujene umaze no kwigarurira abakunzi cyangwa se no kugira abakunzi benshi mu gihugu cya Uganda. Rero yaraye bashimishije mu kugenda mubona amashusho uko ibintu bimeze, twe tuba twabagereyeyo, right? Hanyuma twari tukiri kuri Siga Art Fest cyangwa se serukiramuco rya Siga Festival ryaberaga no ryasorezwaga mu karere ka Huye. Abahanzi rero batandukanye barimo uwitwa Diezdola, barimo uwitwa Bwiza Emerance, barimo uwitwa Masamba Intore, barimo uwitwa ngira ngo ni Christopher Muneza ndetse n'abandi batandukanye bataramiraga rero mu karere ka Huye muri kaminuza y'u Rwanda, aho n'ubundi iri serukiramuco ryasorejwe. Kikaba ari ikintu cyiza cyane kabisa, turamutse tubonye abandi bantu muri showbiz nyarwanda bategura ikintu nk'iki, bagategura ibitaramo like nyine it is the greatest things twaba tugize, gituma imyidagaduro yacu yongera kuvibrating, yongera gutera imbere cyangwa se yongera kugira ubushyuhe cyangwa se yongera n'ubundi kugomeza hari indi ntango cyangwa se hari indi tafari ryongera ku myidagaduro yacu. Hanyuma ngira ngo ngiye kugenda mbereka amwe mu mashusho kabisa n'udu short clips tw'ama video n'ubundi uko byari bimeze hariya mu karere ka Huye. Hanyuma rero nari mvuze ntireka ndeke kubagenda cyangwa se uyu munsi ndeke kuranagize gute ntabwe uko bimeze. Hanyuma nk'ibisanzwe twa Shema Pacifique, this is Tembera Culture Vibes, niho umenyera amakuru y'imyidagaduro. Ciao.
Tuzawa tutoshe, tuhudika